Ndabashuje mbahaye ikaze kuri Wapati TV, nanabibutsa gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bivuga ku makuru agezweho y'ako kanya. Uyu munsi ariko noneho ngarukanye nzanye inkuru ibabaje cyane, iteye n'ubwoba cyane, iteye ubwoba ku buryo nawe nuyireba uragira emotion zikomeye cyane. Ni ibintu rero biri kuba ku mukinnyi wa filime wamenyekanye cyane muri filime nyarwanda yitwa Rosine Bazongere, aho afite agahinda kenshi n'ubwoba bw'ibintu biri kubera mu gace avukamo cyangwa se agace umuryango we utuyemo i Kayonza. Ngira ngo ni ibintu bibabaje cyane, nimubibona rwose ngira ngo yanasabye inama y'ikintu yakora. Muramugira inama wenda aho wanakwibaza tese ibyo bintu ni mu Rwanda biri kuba, uru Rwanda nirwo ibyo bintu biri kubamo koko, kuko biteye agahinda uburyo abivuze. Yagize ati rero buri uko ntashye mama mbwira inkuru zivuga umuntu wapfuye n'uburyo yishwe nabi aha n'aha hirya no hino. Buri uko ntashye akambwira uburyo abantu bakubisa umuntu kugera ugapfuye. Umva, ni ibintu nanjye ubwanjye numvise nkibaza, aha ni mu Rwanda biri kuba. Ngira ngo nitujya gusoza video yose murayibonera, ariko uburyo yabivuze afite agahinda, noneho ikigeretseho afite n'ubwoba bwinshi cyane. Urumva noneho kuko byototeye n'umuryango we. Abantu ngo bakomangiye mama we mu ijoro saa 8, mu rukerera saa 8 z'ijoro bagakomanga ngo sohoka ngo tukubwire. Ngira ngo nkuko yanabivuze nyine, abo bose bagenda bakabica, barabakumangira cyangwa se bakamuhamagara ngo ngwino tukubwire, akagenda agiye akazagaragara yarapfuye, yarishwe nabi cyane. Yatanze urugero rw'umwana biganye wari umumotari wishwe nabi cyane, waciwe ijosi. Kwihaza ibi bintu i Kayonza. Arongera atanga urundi rugero rw'umumama, aho noneho emotion zabaye nyinshi. Umumama wari urwaje umwana, bakamuhamagara ngo ngwino tukubwire, akagenda agiye aboneka yarapfuye kera. N'umupapa ngo yarabuze abana n'imfubyi. Kwibaza ibyo bintu ni ibiki. Noneho rero hari naho abisanishije nuko wenda bashobora kuba bahamagara abantu bifite, hari ushobora gusanga wenda ari urugomo rw'abantu bashaka kwiba. Ari kwibaza ni ukwiba, ni ubugome buri mu bantu. Ngira ngo ntatinze cyane, mu kanya rwose, mu kanya video ngiye kuyishyiraho mwirebere, ariko ntimurebe gusa, munamugira inama. Ariko ikintu cyanambabaje ni uko muri comments, ahantu nk'uyu iyi nkuru comments bari kuvuga ngo Kayonza ngo nuko bimeze, ni si mu Rwanda se. Abantu biha kwigira intakoreka nyine. Birababaje kubumvisa ibintu uburyo byamenyerewe, uburyo ari ibintu bimenyerewe. Yatanze ingero nyinshi z'abantu bagiye bapfa. Ntatinze cyane, reka mbahe iyi video, nanabibutsa Wapati TV mukore like, subscribe, share, comment kugira ngo tujye tubana mu nkuru zigishyushye nk'izi. Ariko iyo iranababaje cyane rwose, nari nabuze uko mbivuga, nari nabuze uko nyibara. Reka mbahe video mwirebere. Murakoze cyane. Muraho neza, mumeze gute? Nitwa Bazongere, ngiye kubabwira inkuru gatoya muri iyi minsi imaze igihe imbabaza, ndetse uyu munsi noneho ubwo yankoze ku mutima cyane. Numva mbabaye ndetse mfite n'ubwoba bwanjye ndetse n'umuryango wanjye mfite utuye i Kayonza, Muryango. Hashize igihe
gitoya kitangana n'umwaka buri uko nje mu rugo bambwira inkuru y'umuntu wapfuye yishwe, uwo banize, uwo bakubise, uwo bakoze ibintu bigiye bitandukanye. Kugeza ubu mfite ubwoba kuko hari ibyabaye nanjye kuri mama wanjye ijoro ryakeye, ku buryo nyine ntago iyo ikintu kitarakugeraho neza uba wumva utari kucyumva neza ko iyo kikugezeho biba ibindi. Rero nanjye nagize ubwoba kuko mama wanjye yarampamagaye nijoro saa 8 z'ijoro ari kumbwira ko abantu bari ku rugi rwe bari kumubwira ngo abyuke asohoke bamushaka. Ni ikintu nababwira cyateye ubwoba umutima wanjye kuko nawe yari afite ubwoba of course, kubera kesi nyinshi z'abantu bari gupfa hafi iwacu mu murenge wacu. Uyu mwaka navuga uyu mwaka utararangira, harimo abonzi, harimo inshuti, harimo abaturanyi, harimo n'abantu mba ntazi ariko bo hafi mu murenge w'iwacu, kuko njye ntabwo mpatuye, mbi Kigali, ariko buri uko nje bakambwira umuntu wapfuye ndibuka. Namwe reka mbabwire wenda buryo aba bantu bapfa, mumbwire ibyo bintu niba biri normal, niba utagira ubwoba bw'ubuzima bwawe cyangwa bw'abantu bawe batuye aho hantu. Umwaka ushize hari umwana twiganye witwa Kwizera yari umumotari. Kwizera abantu baramuhamagaye mu gitondo, aragenda baramukubita, baramwica, bamuca umutwe, bamwishe nabi cyane, baramubagabaga, bamuta aho ngaho apfa gutyo. Sinakurikiranye cyane, abamwishe bashobora kuba barafashwe, wenda se ntibanafashwe, barafunzwe, uretse ko njya numva ngo hari n'abafunguwe. Iyo kesi ntabwo nayimenye cyane. Ikintu kibaye rimwe uravuga ati okay, urebye niho ibintu urebye byatangiriye kuva Kwizera yapfa. Hari undi muntu uherutse gupfa muri uku kwa gatanu ruguru yo mu rugo gato, yari umugabo yitwaga Sisi, baramukubise. Twebwe kesi numva buri uko nje mu rugo bambwira of course ntabwo wakumva ibintu biri kuba hafi yawe, ibyageze ku muturanyi buriya nawe ni time biba byakugeraho. Umugabo baramukubise mpaka apfuye. Niba wumva urupfu rw'agashinyaguro rwo gupfa uri gukubitwa n'inkoni gusa ukarinda upfa mu ijoro, abantu batazi ngo uzize iki. Hari indi kesi hafi mu rugo y'umusore nawe uherutse gupfa. Sheri we umukobwa bakundanaga yaramwishe, amubaga ibice by'umubiri, amukuramo impyiko, amukuramo umutima, amwica nabi. This is crazy, trust me. Ibyo ngibyo ntabwo nabyo biramara n'ukwezi. Ibyo wa wundi bishe bakubise inkoni ntabwo biramara n'amezi 2. Uyu nguyu nawe wishe sheri we mubagaguye gutya nta n'ukwezi biramara. Noneho indi kesi y'umugore wari uri kwa muganga arwaje umwana, ndavuga hano i Gahini, abantu baramuhamagara ati ngwino tukubwire. Agezeyo ntiyagarutse, bukeye bwaho basanga umurambo we mu gishanga cya Gahini bamwishe. Iyo ni kesi itapfa kwakirwa. Ni umubyeyi yari afite abana, yari afite umwana we mu bitaro, aramurwaje, baramuhamagaye baramwishe. Umugabo we aramubuze, none umugabo we nawe yarabuze. Abana bari kuba abayobozi bari kubafasha, ariko papa abana batakaje nyina already yarapfuye, yishwe gutyo n'abantu batazwi. Umugabo nawe muri minsi yarabuze, kugeza n'ubu ntaraboneka. Ese nawe wenda yarapfuye, we never know. Hafi iwacu, hafi cyane muri metero zingahe, hari umugore ejo bundi bamusanze iwe, baramuhindukiza ijosi, baramugoronzora ijosi rireba inyuma, bagira ngo bamwishe, bamuta aho ngaho.
abana barabyumva baraza batabara mama wabo kubw'amahirwe ari mu bitaro ariko nawe ashobora gupfa anytime kuko ntaramera neza. So ibyanteye rero ubwoba ni ibikizo ni kesi hari izo nza bakambwira nizo mama ambwira kuri telefone ziba zamuteye ubwoba n'abaturanyi. Uyu munsi mama wanjye yampamagaye mu gitondo saa 8 z'ijoro ambwira ko abantu bari ku rugi. Niba mwumva ikintu cy'ubusazi kidasobanutse no kuba wabyuka umuntu akakubwira ngo mama wawe bamusanze mu nzu baramwica. Okay, sorry bw'amarangamutima yanjye ariko ndashaka kwibase ubu ni ubujura abantu bafite inzara nyinshi, ni ubujura wenda se ko bica abantu bakeka ko bafite ibya mirenge cyangwa bafite ibyo bafite. Ese ni ubugome buri mu bantu ko niba atari wenda ubujura bubibatera ari inzara, ese koko umuntu yagira inzara ku rwego yakaba yica undi kugeza ubu? Ese tubireke tubirorere tuvuge ngo inzara imeze nabi? Ese koko ubundi inzara imeze nabi ku rwego wakica umuntu kugira ngo ubeho? So ni ibintu byanteye ubwoba cyane kuko baje bakomangira mama undi umukobwa wana nawe arabyuka abwira mama ati hano hari abantu. Mama arambwira ati nandi kubumva babasaba ko basohoka. Mama arambwira ati ntusohoke. Noneho bahita batelefona umuturanyi, bumvishe ko telefone umuturanyi w'umugabo, nibwo bagiye nabwo bagera hepfo ku muturanyi wacu baramukingirana, barakinga bamukingiraniramo imbere. It's crazy. Ese koko okay, mbajije mama n'abaturanyi barambwira ngo barakeka ko ari urubyiruko rw'uwo muri iyi minsi rudafite ibyo gukora, badafite akazi, bari aho ngaho baba biyahuza ibiyobyabwenge. Ese koko urubyiruko tugeze aho kuba twabura ibitubeshaho tugatangira kwica abantu kugira ngo tubeho? Ese koko byanze burundu ku buryo twumva ko umuntu wamwica kugira ngo ugire icyo umukuramo? Ese koko nta bundi bwenge dufite bwatuma okay baratubwira ngo twihangire imirimo yego, ariko se niba binatunaniye tugiye gupfa nk'abagome kunyica kugira ngo ubeho? Twari ibyanjye bikumarira iki? Ibintu uko bishira, ibintu ukarubusa, ibintu uko bishaka washatse ibyawe. Ndavuga ibi biteye ubwoba, sinzi wenda niba biteye ubwoba mu murenge w'iwacu. Nawe nubona ari ngombwa urashyiraho comment umbwire, ariko njye mfite ubwoba kugeza ubu ntabwo nzi icyo gukora. Ntabwo nzi niba mama wanjye ngomba kumwimura nkamujyana ko ndahangayitse, niba abantu bari kuza bagakumangira mama wanjye. Nako biri no kuba mu bandi baturanyi. Rero wenda nabo hari abatarya, hari abafite ubwoba. So sinzi wenda icyo abayobozi babibonamo, sinzi wenda n'icyo dukwiye gukora nk'urubyiruko kugira ngo twisubireho, ariko ibi birababaje ndetse biteye ubwoba. Muri make niba hari unkurikira uzi wenda icyo yafasha cyangwa wangira inama icyo nakora yambwira, ko njye bizi kese nzumva zimbabaza kumva umuntu waba ngiye mu buzima bwawe nanga kumva umuntu ubabazwa, ariko noneho ndumva byandenze. So umuntu wumva hari icyo yamfasha cyangwa wangira inama, cyangwa hari n'umuntu wumva twakitaho dukora karitsiye yanjye kugira ngo wenda urubyiruko rurimo sinzi rugira akazi cyangwa ruhugurwe, niba ari abo bicanyi barimo nabo bashaka babone bahanwe, please help me, mudufashe kuko ntabwo none kubamo ubwoba nabyo byoroshye.